Ndabasuhuje, nyamara rero ibintu bya Vestina na Idirisa bikomeje kuba ibindi, donc buri wese afite ide reka tubyite gutyo, ariko nk'uko mubizi yuko ejo posite ziwe ziba zicicikana, Vestina yagiye kuri Twitter ibintu arabihakana yuko iriya posite uko twebwe ababikurikira uko twabibonye nawe ngo ariko yabibonye, icyo ni kimwe. Abantu barabaza bati none se niba posite atari wowe wayishyizeho, amafoto yawe y'ubukwe waguhakinze bimeze biti? Tubwire kuntu n'amafoto yahise akurwaho kandi hagakurwaho ay'ubukwe gusa ayandi agasigwaho, ubidusobanurire. Urumva ntafite byinshi byo gusobanura, ariko ikiriho cyo we nuko yemeje yuko uko twabibonye nawe ari uko nguko yabibonye. Ibyo ngibyo abantu urumva ntibabura kuguhata iki ibibazo, comment ziba ni nyinshi cyane, ibibazo biba ari byinshi. Nubwo abantu baba bavuga ngo ntabwo tumushinzwe ngo ni ubuzima bwe bwite, ntabwo nzajya kuvuga nyirakimuzanye wepfiriya Rwamashyongoshyo, turamuzi se, yaririmbye yihese, yacuranze ku buryo tumuvuga. Uriya n'umuhanzi dukunda, aririmbira twebwe abamukurikira abamukunda. Rero no kuba abantu bamuvuga bakanamubaza nubwo atasubiza, bafite uburenganzira ibintu byo kuvuga ngo bari kwinjira mu buzima bwe bagakabya, ibyo byo mube mubiretse. Uri kumva, tuvuga umuntu uri imihanda, ntabwo tuvuga umuntu uri we mu rugo utagera kuri za social media. Rero abantu bari kuvuga bati uyu mugabo yasigaye igihe bagiye Canada yasigaraga amuca inyuma. Abandi bakavuga ngo ni umupango wande wa management yiwe, ngo yuko kuva kera iriya gahunda yari iriho yuko ngo bazamurya amafaranga, ngo barangiza bakagira bate, ngo iby'urugo rwabo bigasenyuka bagasaba divorce. Ngo uriya mugabo wa Vestina ni umugwiza atunga mw'abantu mwe, ngo ni umunyamafaranga ukomeye. Urumva buri wese afite kubivugaho uko ashatse. Binavugwa yuko aba bantu rwose bamenyanye mbere, ariko umuntu wabigizemo uruhare akaba ari manager wiwe Emirene. Bivugwa ko ibi bintu bishobora no gukururuka, bamwe bakagira bate, bagasanga harimo ibigize icyaha. Niko bivugwa, ntabwo tubyemeza 100% yuko management yiwe ushobora no kubigiramo ikibazo, ariko sintekereza yuko Emirene ari uruhinja kugeza ku kigero cy'uko ashobora kuba ari manager w'abariya abana ku kigero cy'uko yakoramo ibyaha byamujyana no mu mategeko. Ntekereza ko atari uko nguko ateye, jyewe uko mba mubona, kuko azi ABCDE icyo biba bisobanuye, ngo ninkora iki kirahanwa gute, ninkora iki kirahanwa gute, nta kizira kikangeza kure. Rero ikindi kintu kiri kuvugwa, biravugwa yuko inkuru noneho yo rwose yahise ituma abantu bashobora kwemeza yuko Vestina ashobora kuba koko, nubwo yabihakanye, ashobora kuba yatandukanye cyangwa ari muri process zo gutandukana n'umugabo we. Haravugwa yuko nubwo iyi timu yaje mu kuza kwayo, Emirene n'abandi bose bari bajyanye na Dorcas nyine na Vestina, haje murumuna we. Dorcas niwe wenyine waje, ngo Vestina arasigara. Abantu bari kubihuza no kuba ngo bashaka ibyangombwa byo kugenda kuba muri Canada, abandi bakabihuza nuko nyine divorce already, ibintu bya divorce biri muri process. Abantu bakibaza se imiziki yego bashobora kuyikora ku ikoranabuhanga, birashoboka cyane. Uri kumva, ariko urumva umwe araha uwundi ari Canada, abafana baribaza ibyo bashaka, ati se baratandukanye barashwanye kuko divorce is official, abandi umuziki barawuretse. Mbese buri muntu wese ari kwibaza ibyo ashaka, ariko ikibazo nyamukuru umuntu yakibaza ngo ni ukubera iki Dorcas yatashye mu Rwanda. Urumva, Dorcas akaza wenyine, Vestina ntazi. Ese baba bafite iyindi tuba bateganya ku buryo bavuze ati bwo ari ibya vuba reka tworoshye ibintu, nk'ubundi ko viza baguhaye iminsi yisumbuyeho, ngiye muzaza munsanga sinkomeze gukora ingendo za hato na hato. Ngira ngo mwarabibonye ko Vestina hari igitaramo atigeze, hari ahantu bagiye we ntiyajyayo, Dorcas bari ugenda. Vestina we ntabwo yari ahari, bivugwa yuko ngo yari yarwaye. Abantu bakibaza ati se ko atangiye kumererwa nabi uyu mwana,
si byaba ariyo mpamvu yo kuvuga ngo reka baretse ibintu by'ingendo za hato na hato ndetse za kure, hanyuma iyindi tuwa bafite bizamworohe byibuze azakore urugendo rugufi atavuye Kigali Canada, wenda akaba yava Kigali akajya ahandi yenda hafi aho ngaho, niba bafite iyindi tuwa. Icyo ni ikintu abantu bari kwibaza, ariko ikibazo nyamukuru Vestine asigara iyihe mpamvu? Umugabo we ari hano mu Rwanda, ku babizi neza umugabo wiwe ari hano mu Rwanda, ariko Vestine akaba arasigaye. Haracyarimo ikibazo niba batandukanye, niba ari ugutandukana, niba ari uburyo bwo kugira ngo umugabo nawe amusangeyo, cyane yuko byagorana ko uriya mugabo abura ibyangombwa, kuko ku muntu ufite amafaranga biba bigoye yuko bamwima ibyangombwa byo kujya muri ibi bihugu. Uri kumva? Even n'abari abana barayafite, ariko ubwo urumva umusonga uba ugize ute? Uba ugabanyutse. Ariko abantu benshi bari kwensista bemeza yuko aba bana, uyu mwana tayari we n'umugabo we bagize bate? Badivorushije. Ariko ndibaza Vestine ni injiji ingana gute ku buryo ashobora gutinyuka gupostinga biriya bintu? Buri muntu wese afite kubifata uko ashaka, wabyemeza muri wowe cyangwa ukabihakana, ariko Vestine ni injiji ku kihe kigero cy'uko ashobora gutandukana n'umugabo akaba ari upostinga biriya bintu hejuru y'imijugujugu bamuteye atari y'abana n'uriya mugabo. Kuntu abantu bavuze amagambo menshi, ubu uriya mwana yaba afite ubwenge buke ku kihe kigero cyo gupostinga biriya bintu? Ko njye ntekereza ko nubwo byaba byabaye, ni abantu nabo Satani yagira ate? Nabo Satani yazengereza umubano wabo, yawinjiramo birashoboka. Ariko sintekereza ko ku bwenge bw'uriya mwana hejuru y'imijugujugu yose bamuteye, kuntu abantu bamukanuriye amaso, umuntu wese amufataho ijambo, ushatse uri mutoya kubera iki? Uri kwirukanswa n'iki? Wabanjije ukarya amafaranga kugira amahirwe, umuziki wawe ukaba ugutunze, urahinda mu bityo aribwo ukirangiza ishuri, wabanjije ukajya no kwiga universite. Iriya mijugujugu yose sintekereza yuko abantu bamaranye amezi atageze kuri 6, ntekereza ko niba abaye ari menshi yaba ari 4. Ntekereza ko ibintu umwana atabirengaho ngo yandike biriya bintu. Nubwo rero batandukana, ntekereza ko twabimenya bitugoye. Ntekereza ko twabimenya haciyeho igihe umwe yajya ukunda akajya ukwe, ariko sinzi ko Vestine ku bwenge bwe ashobora gutera intambwe ngo arenge ku mijugujugu yose bamuteye, ngo ashyire biriya bintu kuri social media ziwe. Babikora byababaho n'abantu, uri kumva? Ariko sintekereza ko ku bwenge bwe ashobora gutinyuka ibyo bintu. Telefone rero wigenga, ariko management yiwe irahari, famiye yiwe irahari, ababyeyi be barahari, muzi imijugujugu uriya mwana bamuteye, urashyushye, ubwo urahinze kubera amafaranga, ubwo urajya hehe watuje? Ntabwo ntekereza ko rwose biriya bintu wa mwana yabitinyuka, nubwo byaba ari mu nzozi. Njye sinemeranywa yuko ari we wagize gute? Wabipostinze. Ikindi namuzi yuko ari prank. Muri kuduprankinga ko mugiye gusohora indirimbo, ni muyibangutse vuba, kuko aya magambo nashaka kazamo iyindi nkuru ishyushye, tuzayifata nk'uko izindi tuzifata. Niba mwatagetingaga yenda miliyoni yenda 60 ni urugero mu kwezi kumwe, mumenye yuko nibikonja tutazabireba. Ni muyibangukane vuba, bidushyuhane hakiri kare tuyirebe. Ariko ibintu byo kuvuga ngo aba bantu ngo batandukanye, njye sindi kubyemera, nta nubwo nanabyifuza. Ikindi ntabwo ari indirimbo yabije ngo bayitinze uku nguku, nibayibangutse ahubwo niba ariyo bari gutwika.